nshuti muvandimwe, ndagushuje cyane, gira amahoro. Ngwino dukomeze gufatanya urugendo twatangiye, aho turi kugenda dusesengura kandi twigana igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Daniyeli. Tugeze muri Daniyeli igice cya 5, aho tuhabona iby'umwami w'umwirasi w'umwiyemezi wahamagaje ibirori, agateranya abantu ngo barye banywe basinde, ubundi baramya ibigirwamana by'izahabu, muringa n'ifeza n'ibyuma, kubwo guhimbaza imbaraga ze n'icyubahiro. Uwo mwami ni Berushazari. Muri ibyo birori baje gutungurwa n'inyandiko. Daniyeli igice cya 5 kirabidusobanurira neza. Mbere y'uko tuhagera, amateka hari icyo atubwira ku mwami Nebukadinezari. Umwami Nebukadinezari yari umwami ukomeye, uteye ubwoba, umunyembaraga kandi umunyamaboko. Yari umurwanyi. Mu ntambara yagiye arwana, hari n'intambara yaje kurwana n'Abisirayeli, Abayuda baramaze gutera Imana umugongo, nuko bateza Nebukadinezari. Akora urugendo rurerure cyane rujya Yerusalemu guhangana n'Abayuda. Abayuda bari baragiye baburirwa n'umuhanuzi Yeremiya, Yesaya na Ezekiyeli. Iyo miburo yose barayanga. None igihe cyari kigeze ngo basarure imirimo y'ubugome bwabo bwo kutumvira Imana n'imiburo y'abahanuzi. Nebukadinezari yagiye hagaba ibitero, ari nako Egiputa, bwami bwa Egiputa, akazamuka muri Arabiya akagera za Perisiya n'i Babuloni hose. Aho hose Nebukadinezari yagiye ahigarurira. Arangije kuhatsinda yubaka umurwa mukuru mwiza cyane, ahari ubutayu hatabaga n'icyatsi, ahatera ibyatsi biramera, ahubaka urukuta rw'amabuye meza cyane birashoboka, arimbisha ubwami bwa Babuloni birashoboka, kandi yubaka umurwa mukuru awuvanya ahari ubutayu, ahatari igiti, ahatari n'inzu.
gisasiro cye byiza bari bafite aza gutumizaho abanyabwenge byegera bye. Haranditswe ngo umwami Berushazari arareka abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori
aba umwami wa mbere w'abamedi n'abaperesi, ategeka umwaka umwe, aza gupfa, aza gusimburwa na Celsius. Berushazari bye birarangira. Inzozi umwami Nebukadinezari yararose ziba zirasohoye, ubwami bwe babugize iherezo, mu gihe we yibwiraga ko buzahora w'iteka ryose butazigera buhanguka, buza gusimburwa n'ubwami bw'abamedi n'abaperesi, nk'uko byari bimeze ku gishushanyo. Babuloni ivaho, abamedi n'abaperesi bakurikiraho. Kugeza ubwo igishushanyo umwami Nebukadinezari yabonye ko Kristo ari buzasoza byose, akimika ubundi bwami. Nkunda Imana, iyo gikomeyeho nayo gukomeraho. Imana yakomeye kuri Daniyeli no mu gihe cy'ubwami bushyashya bwari bwimitswe bwa Dariyo. Daniyeli nubwo yari umusaza, ariko ntibamutaye cyangwa ngo bamuhane nk'uwakoreraga mpire yatsinzwe, ahubwo bamugize igisonga cy'umwami, umujyanama w'umwami wa hafi, ahinduka umwe mu bantu bari bakomeye muri icyo gihe. Imana abanye na Daniyeli, kuko Daniyeli nawe yabaye mu ruhande rwayo. Muvandimwe, nawe niba mu ruhande rw'Imana, nawe izakubaho. Nuyikomeraho nayo izagukomeraho. Nubana nayo ukayiyegurira, ukayubaha kandi ukayumvira, izaguha umugisha mu byo ukora byose. Berushazari yari umwami ukomeye, ariko ibyo birarangira. Yagize agasuzuguro, asuzugura Imana yo mu ijuru, ayitesha agaciro, agerekaho kunywesha ibikombe byakoraga umurimo wera byo mu rusengero, agerekaho kubinywesha inzoga, vino. Noneho baranywa, barasinda, baravuyarara, batangira kuramya ibigirwamana by'izahabu n'ifeza n'ibindi. Imana yo mu ijuru bayitera umugongo. Yarabihoreye, ariko yerekana ko umwuka wabo wose ari ufite mu biganza byabo. Berushazari ibye birarangira. Uyu ni umuburo ukomeye cyane kuri twe. Mureke twe kwibona no kwishyira hejuru tubitewe n'ibyo dufite, amafaranga, inshuti n'imiryango ikomeye, ahubwo buri wese yubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo.